ukuri muto ko tuzasubira nuzana na Marie Claire kudusura. Nizere ko muzaduhishira. Nzagerageza. Ko birirwe neza rero nuko aragenda, amaze kugenda mbwira wa musekirite nti nawe birirwe neza muvandi. Nawe ati wirirwe nawe tuzasubira. Nuko vaho ngaho ndagenda. Nari naje aho ngaho niteguye ko ndibwire Marie Claire irindi ku mutima, amubwira ko mukunda nubwo intaramumenya bihagije. Ariko amagambo ye yambwiye aho yanyibutsaga ko ari umubikira ndetse akananyibutsa icyo ibyo bisobanura, iri yatumye ncika intege, numva ndamutse mbivuze byabagiye kunyumvira ubusa. Nari nababajwe nuko sanze ubushuti bwanjye nawe nta cyerekezo gihamye bwakire. Gusa ku rundi ruhande nishimiye kumva ko nawe byibura byangizeho ibyumvo bidasanzwe, ndetse mushimira n'ubutwari yari yagize ambwira uko yumviye yantekereje. Wenda yabundi aba yararuciye akarumira, yabarushira agashirira mu mutima imbere, ariko ntabihingutse. Ku nshuro ya mbere nkimubona nabonaga ari umukobwa bisa n'uworoshye guteretwa, nubwo nanone ntaworohera bose. Ariko uwo munsi bwo ninasanze naribeshye. Uwo munsi uri watumye mbona neza uwo Marie Claire ari we. Ntabwo ari umukobwa utwarwa buhumyi n'amarangamutima wakurikiye bitewe n'uko yiyumva, kuko yabuwo aba yarampamagaye nk'uko yari yabinyemereye, ariko yakomeje kwihangana kugeza aho njya kumureba. Nanone nakunze ukuntu atifata guhisha ibibazo bye bwite. Nakunze iyo myitwarire ye nubwo nisubiranye agahinda ko kutemererwa ubushuti. Yari yansabye akomeje kwikura mu marangamutima aganisha ku rukundo, kandi impamvu yampaga njye numvaga zumvikana. Ntabwo buri umuntu apfa kwimana gutyo gusa, byanze bikunze afite impamvu zifatika arutisha bya byishimo yari kuzabonera mu rushako. Wenda nawe ntabwo aba yanze uwo mugabo cyangwa se abo bana. Ikibazo nagenaga nibaza ni iki: ese nzashobora kumwikuramo burundu ko aricyo gikenewe? Ntababeshye, Marie Claire yari yaranyuze pe. Kumwikuramo rero si ikintu cyari kinyoroheye. Nagezeho ntega moto ingeza muri gare, ubundi mpita ntega imodoka ingeza Nyabugogo. Njye nabaga hitwa Nyacyonga, kuba atahazi uburenze ahitwa mu Gatsata. Ngeze mu rugo nabaje gutegura amafunguro kuko nari nshonje. Nateguraga ntekereza ibyo ninaganire na Marie Claire, asa n'umubona ari kumbwira ko umutima we wamusabaga kumuhamagara ariko ntabikore. Nkibaza nti ariko se kuki amahirwe atampiriye ko noneho ni guhita mfata umwanzuro nkava mu ngaragu nanjye. Ese nigira kuryama, nubwo nanone nakomeje gutekereza ku bye byabaye uwo munsi. Ku gicamunsi nka saa 10 nise mbyuka njya gukina umupira mu Gatsata. Ibyo byose ko ari kugira ngo nse nutangira kwikuramo Marie Claire. Yari yanyeretse ko yagiye kumubikira yari bitekerejeho neza. Ubwo rero nanjye icyo nasabwaga ni ukumuha amahoro, nubwo nanone bitari byoroshye. Nako byari byoroshye kuko byari kungora yaba wenda byampaye nimero ye. Ntabwo rwose nari kwihanganira kutamuhamagara, ariko ntazo yari yampaye. Iyo myidagaduro rero numvaga izamfasha kumwikuramo burundu. Twarangije gukina nka saa 12 nabwo ari uko batangiye kwira. Telefone twaba twazibitse dusa n'abazibagiwe. Rero iyo umukino urangiye nicyo twihutira gutora. Nasanze ari nimero yampamagaye, ese ntekereza nti wasanga ari Marie Claire wampamagaye akambura, maze bitanyihamagara. Anyitabye ese numvaga atari we. We yari umusore cyangwa se umugabo. Nasanze ari bijyanye n'akazi yambwiraga. Nishimiraga ko byibura ntabuze byose ngo mbure urukundo mbure n'akazi. Icyo gihe bwo menyane kuzinuka ubuzima, kandi noneho imbaraga zo kugakora nari nzifite. Uwo munsi niryamiye kare maze kubona uko nanjye mbyuka kare, ariko sinese sinzira, ahubwo nashyizemo ikiganiro cyo kuri YouTube baniyumvira. Ubwo ntangiye gusinzira telefone yongeye gusona. Ndebye nanone mbona nimero ntazi. Noneho nese ntekereza nti ubanza ari Marie Claire. Nuko ndayitaba, numva ijwi ni ry'umukobwa, ndetse yavugaga asa n'utifuza ko hagira umwumva. Hari ukuntu umuntu avuga ariko ukumva aravuga ururimi rutava mu kanwa. Ese ntekereza nti niwe nta wundi. Nuko ndamubaza nti umeze ute? Meze neza. None se wageze mu rugo amahoro? Yego nagize amahoro. Ni byiza. Ubu se singukanguye? Oya humura, haracyari kare.
ubwo ariko nubwo numvaga koko ari umukobwa, uruhande rumwe nakekaga ko ari Marie Claire, ariko nanone nkumva ijwi ntabwo ari irye. Yagize arambaza ati nizere ko wamenye. Ndumva njya kukumenya, ariko nkumva nanone sindakumenya neza. Oya wibeshye. None se kuki umbwiye ko wageze mu rugo amahoro? Suko se hari aho wari uvuye? Keretse niba wavuye aho ugahita ujya ahandi. Oya, nta handi nagiye. Nuko rero gerageza. Ntababeshye, numvaga uwo muntu ntamuzi, nkumva si Marie Claire, ariko nanone nkumva sinzi neza uwo muntu. Naribazaga nti none se yaba ari Mutoni wa mubikira ubana na Marie Claire? Nkibaza nti ubwo se yaba akuyeho nimero zanjye? Ese ubundi yaba mpamagariye iki? Yagezeho arambwira ati nawe umenye ujya wirengagiza, byibura reka ngufashe. Uwo muntu abana na mubyara wawe. Nese numva noneho wari we. Nese mubaza nti none se ni Mutoni? Nuwo rwose. Uza kujya ubona inkuru nk'izi, kandi buri munsi wibuke usiga ukoze subscribe, ukandi like nk'ikimenyetso kitwereka ko wabanye natwe, unaduha igitekerezo unyuze ahagenewe ibitekerezo. Naho utaha.